Yesu nashimwe. Bifurije umunsi mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ugiye kubagezaho amazina yanjye ni Pasiteri Myasiro Jean Bosco mu itorero Believers. Turasoma ijambo ry'Imana muri Samuel wa mbere ibice bya 24 duhera ku murongo wa 20 kugeza 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka agororere ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi. Kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ko ubwami bwa Isiraheli buzakomezwa mu kuboko kwawe. Imana iduhane umugisha. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntabwo uzabura kuba umwami. Icyo Imana yakuvuzeho icyo ari cyo cyose kizasohora ku buzima bwawe, gusa biterwa n'ukuntu wacyitwayemo. Rimwe na rimwe hari igihe tutabungabunga ibintu Imana yatuvuzeho. Ndagushishikariza kubungabunga ibintu Imana yakuvuzeho. Ikintu cya mbere, intwaro ya mbere ni ukutirwanira. Ntabwo dukwiye kwirwanirira ngo ahari tugere ku by'Imana yatuvuzeho. Nta nubwo dukwiye gucika intege. Urasabwa gukomeza gusenga no kubaha Imana kugira ngo ikintu Imana yakuvuzeho kibashe gusohora ku buzima bwawe. Dawidi ibyamugaragayeho bikomeye nuko yagize umwanya wo kudacika intege, agakomeza ku kintu Imana yavuganye nawe. Nubwo hari ibibazo byinshi byatuma agacika intege, ariko ntabwo yacitse intege. Yakomeje kuguma mu isezerano. Bibiliya imbwira neza ko umunsi igihe kimwe Dawidi yahungiye kwa Samweli i Nayoti-Hiramu. Sawuli ajya kumushaka kuko yaratumye abasirikari bagenda ntibagaruke. Noneho Sawuli afata inzira ubwe n'ingabo ziwe bajya kumushaka. Bibirangira ngo bageze i Nayoti-Hiramu, Sawuli afatwa n'umwuka w'ubuhanuzi. Ndagira ngo mbwire ngo birashoboka yuko ushobora guhigwa n'ingabo izo arizo zose, ahari kugira ngo haburizwemo umugambi w'iby'Imana yakuvuzeho. Ariko iby'Imana yakuvuzeho bifite ububasha, bifite ubushobozi bwo kukurinda. Hari ingabo nyinshi Imana itanga ku bwawe kugira ngo Imana igukize imigambi y'ababisha. Bibirangira ngo Sawuli afatwa n'umwuka w'ubuhanuzi, agenda ahanura kugera i Nayoti-Hiramu. Ngo ahingutse kuri Dawidi, bibirangira ngo ahanura yambaye ubusa. Kandi nta kindi kintu yamuhanuraga kuba umwami wa Isiraheli. Ni byiza mu gusenga no kubaha Imana ibikurwanya, ibyo uhana byo buri munsi. Igihe kimwe nukomeza gukiranukira Imana bizahanura. Ndakwifuza yuko ibikurwanya, imbaraga zikurwanya zizagira igihe zikaguhanurira kuba icyo zarwanyaga. Imana yacu nishimye. Aha rero Sawuli yahanuye umunsi wose, kandi ahanura yambaye ubusa, ahanurira Dawidi yuko azaba umwami. Ariko Sawuli ntabwo yacitse intege, yakomeje kumugenza. Aha rero muri iki gice cya nyuma, Sawuli yasanze Dawidi mu buvumo. Dawidi yari afite abasirikari 300, Sawuli afite 300. Dawidi ubwo yari mu buvumo, Sawuli amusangayo kuko nawe yari ananiwe. Ariko Bibiliya irambwira ngo muri icyo gihe kigoye nk'icyo cyo kwihisha, muri icyo gihe kigoye nk'icyo cy'inzara n'ubukene Dawidi yari arimo, ndetse ahunga umwanzi wiwe, icyo gihe Sawuli yamusanze. Ngo abagaragu ba Dawidi baramubwira ngo noneho Imana yakugabije umubisha wawe. Birashoboka yuko wagira amahirwe yo kubona urwaho rwo kubona umuntu ukurwanya. Ariko nubwo yakurwanya, nubwo byagenda gute, uramenye ntukitura umuntu inabi yagize gute yakugiriye. Dawidi avuga amagambo akomeye. Ubwo abagaragu ba Dawidi bavuga ngo noneho Imana yaguhaye
umubisha wawe yamushyize amaboko, ni nk'aho urugamba rwari rugiye guhita rurangira. Dawidi avuga amagambo akomeye, aravuga ngo biragatsindwa kwica umuntu Uwiteka yashyizeho amavuta, watoranyijwe. Ahubwo arahaguruka akira ngo umwambaro we, ikinyita cy'umwambaro wiwe, aramureka aragenda. Mbese inshuti yanjye, inshuti y'Imana wowe wumva ijambo, wareka umwanzi wawe akagenda? Wagize amahirwe ukamubona, aho ngaho ni igisubizo wakwisubiza mu mutima wawe nimba wabishobora. Ariko byari bikwiye yuko tubishobora kugira ngo ugire ubutsinzi buvuye ku Uwiteka. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bashima ngo Imana yabagejeje ku ntsinzi, ariko mu by'ukuri birwaniriye, ntabwo ari intsinzi. Intsinzi y'Uwiteka ijya ibaho mu gihe umuntu yaretse Uwiteka akamurwanirira kugeza ku munota wa nyuma. Bibiliya irambwira ngo ubwo ingabo za Sawuli zamaraga kuruhuka, zaragutse ziragenda, Dawidi n'ingabo ziwe nabo barahaguruka, bahagarara ku musozi, bahamagara Sawuli. Dawidi ahamagaye Sawuli, amwereka umwambaro yari afite, ikinyita cy'umwambaro, aramubwira ngo mwami wa Isiraheli, dore umwambaro wawe, iyo mbishaka mba nakwishe, ariko biragatsindwa kwica Uwiteka yimikishije amavuta. Sawuli Bibiliya irambwira ngo ararira, araboroga, aravuga ngo mwana wanjye, iryo jwi ni iryawe. Niho yamuhanuriye, aramubwira ngo nta kizakubuza kuba umwami wa Isiraheli, undushije gukiranuka. Nsoza ndagira ngo nshuti z'Imana, mureke dukiranuke kugeza igihe abanzi bacu batadukunda, abantu batwifuriza ibyiza bazageraho bavuga yuko twabashe gukiranuka. Niba bitari byagera aho ngaho, turacyafite ikibazo. Imana iduhana umugisha. Sawuli nibwo yamuhanuriraga bwa nyuma, aramubwira ngo nta kizakubuza kuba umwami wa Isiraheli, wandushije gukiranuka. Imana ibahereza umugisha, mubabarire abanzi banyu, mubaheshe umugisha, muyifurize ibyiza. Aho niho muzabona amahirwe yo kugera ku by'Imana yagize gute, yabavuzeho. Imana iduhana umugisha kandi ibakingurira imiryango muri byose, ibyo mukeneye byose Imana ibahereze. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Mana ya Isiraheli, Mana ikomeye, Mana yacu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza tumaze kumva. Dawidi yaratoranyijwe, nyamara mu gutoranywa kwiwe ntibyamubujije guhigwa, nta nubwo byamubujije kuba mu ishyamba. Ariko icyo ngukundira, wowe watoranyije bitandukanye n'uwitoranyije. Reka abantu babasobanukirwe yuko wabatoranyije, kandi wowe watoranyije ni wowe umurwanirira. Ujya utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, zigapfa ku bwabo. Niyo mpamvu usenze mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese uri buze kwirwaho n'iri jambo aze kugubwa neza, kandi atere intambwe yo guca bugufiya, kugira ngo wowe mwami w'abami umurwanirire. Ndagushimiye. Abafite ibibazo bose, abari kurira, abafite intimba zitandukanye, ubagire neza. Buri umwe wese agubwe neza. Abarwayi barwaye ubakize. Turi mu gihe kitoroshye, mu gihe isi yugarijwe n'ibyorezo bitandukanye. Turakwinginze Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, udukize ibyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bose ubakize, imbaraga z'Imana zibagereho. Ndagushimiye rero ko buri umwe wese umugire neza. Urakoze kubw'amagambo yawe meza, urakoze yuko ujya urwanirira, ugatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Ndagushimiye, reka ineza yawe ikwire hose none n'iteka ryose. Amen.